ni ikiyiko cy'amakara y'inturusu yitwa mayideni, ikiyiko cy'amavuta ya elayo, ni akayiko gatoya k'ibumba ry'icyatsi, ni amazi yuzuye itasi atetse y'akazuyaze. Bishyire hamwe ubikoroge. Yes, twongeye kubasuhuza inshuti y'abavandimwe. Rero akaba ari ka kanya tugarutse tubabwira bimwe mu byabagirira akamaro mu buzima bwanyu. Ni muri ubwo buryo rero tugarutse, ni kuri ya channel yitwa Free Official mukomeje gukunda muri benshi. Arikira abatari bakora subscribe ngo batange iyo nkunga, basharing kuri bagenzi babo nabo baje bamenya ibyiza. Yego, nabashishikariza kujya mukora subscribe kugira ngo namwe ibyiza bije bibagiraho gatanu ku kandi. Nabashoje kuyikora subscribe nabo nababwira tuti mwarakoze cyane, mukomerezaho kandi cyo tubana no mu bindi biganiro bikurikira. Mana ibambere imigisha, ndabakunda cyane. Ni muri ubwo buryo rero twatugarutse tugira ngo tuganire, mbazaniye umuti ukomeye cyane wo kuri ibi bintu bikurikira. Hari ushobora kuba urwaye ibintu bikurikira cyangwa se ufite ikibazo kuri kimwe muri cyo. Ushobora kuba ufite ikibazo kuri kimwe muri byo n'ibikurikira: hari igifu, hari amara harimo ibisebe, hari icyo bita goutte ifata mu ngingo, hari icyo bita infection zo mu mara, hari icyo bita impyiko, amagufa adakomeye n'izindi ntavuze nyine ntarondoye. Izi ndwara kugira ngo uziteho, uzivure, zikuveho, zitire kukubaho akarandi, utire kuba addicted nazo, koresha uyu muti ngiye ukubwira ukurikira. Urakora bikore, ufata ikiko kimwe cy'ifu y'amakara y'inturusu bita mayideni, ukongeraho akayiko k'ibumba ry'icyatsi. Ako ni akayiko gatoya kamwe k'isukari, bapimisha nyine bakoresha isukari. Si bibiri, ukongeraho ikiyiko cy'amavuta ya elayo si cya gatatu. numara gufata cya kiyiko cy'amakara y'inturusu ya mayideni, ugashyiramo akayiko gatoya k'ifu y'ibumba nyine ry'icyatsi, ugashyiramo ikiyiko cy'amavuta ya elayo. Ibyo bintu utegure n'amazi atetse ariko yabaye akazuyazi, ntabwo araba gishyushye cyane kandi ntabwo ari bube akonje cyane, kuko ni akazuyazi. Nurangiza ubivange muri ya mazi. Numara kubivanga, ubwo ya mazi wafashe uzafata amazi agizwe na kimwe cya kane cya litiro cyangwa kimwe cya kabiri kimwe cya kabiri cy'ikirahure. Ubwo ni itasi nyine. Hanyuma urabivanga neza, ukoroge neza, ubivange. Numara kubivanga, uwo muti unywa rimwe ku munsi mu gihe kingana n'iminsi 14. Yego, ubivange, ongera ubivange. Nyuma yaho uwo muti ugene unywa ku munsi, ukore iminsi 14. Ugomba gufatwa mu gitondo, buri gitondo nyine. Ni ukubyuka ukanywa amazi bisanzwe, nanone atetse, apana amazi adatetse, nyuma y'iminota 30, kuko aba aribwo amazi agize akamaro, ukabona kunywa wa muti. Wibuke ni buri tasi rya buri gitondo umare iminsi 14. Ubwo abazi kubara ni ibyumweru bibi. Mbisubiremo neza: ni ikiyiko cy'amakara y'inturusu yitwa mayideni, ikiyiko cy'amavuta ya elayo, ni akayiko gatoya k'ibumba ry'icyatsi,
ni amazi yuzuye itasi atetse y'akazuyaze. Bishyire hamwe ubikoroge bihure neza nyine, nurangiza ubinywe buri munsi, ubwo buri gitondo. Nurangiza ubikora iminsi 14 cyangwa se ibyumweru 2. Ibyo ngibyo bizaba bikuvuye. Twabibonye ni amara afite ibisebe, ni igifu, ni gute, ni infection zo mu mara, ni impyiko, n'amagufwa adakomeye ndetse n'ibindi. Ibyo bintu nubyitaho bizakuvura kandi uzasigara uri mutaraga. Tutibagiwe kubanza wanywa amazi asanzwe ya buri gitondo uko ubyutse, kuko ari amazi ajya gusukura umubiri. Mbese ni nko gufata ikintu isahani waririyeho kikura utajya kongera kuyiriraho utarayoza. N'ayo mazi niko ajya gusukura umubiri. Yego, uyu ni umuti ukomeye cyane, mukurikize. Ndabakunda. Bibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment. Mwumvye n'ibindi mushaka ngenda bibagezaho. Ciao ciao, ndabakunda.